mu by'ukuri ni bwa bwenge bw'ubukorano mu by'ukuri bukomeje gutangaza benshi. Rero sasa rero bwa bwenge bw'ubukorano muri WhatsApp bwagezemo. Sasa rero WhatsApp iri mu mavugurura azemera abayikoresha kurema abantu bo kuri internet basa nabo, no kuvuga ngo ukaze utunga bantu umuntu umeze nkawe ariko w'igikorano ukoresheje WhatsApp. Sasa rero urubuga rwa WhatsApp ruri mu mavugurura agamije gushyiraho uburyo bwo kuba abakoresha nyine bashobora kwifashisha ubwenge bwo gukorana artificial intelligence cyangwa se AI bakarema abantu bo kuri internet basa nabo. Birumvikana iyo bitangwa ni personalized avatars, no kuvuga ngo bifashishije amafoto yabo bwite bakarema abantu bameze nkabo cyangwa se ameze nkabo bifashishije amafoto yabo bwite. Sasa rero nubwo birumvikana hataratangazwa itariki nyirizina ayo mavugurura azaba yarangiye, WhatsApp irimo kuyakorera no kuyagerageza binyuze muri program ya Google Play Beta, aho urwo rubuga rusanzwe rukorera amagerageza mbere yuko kwemera nyine abarukoresha kwifashisha. Sasa rero no kuvuga ko WhatsApp Beta ya kabiri n'ibice 24 cyangwa se 14 na 14 ndetse na 13 zashyizwemo program ya AI yitwa Llama yakozwe na Beta. No kuvuga ngo societe ifite mu mushinga WhatsApp nyine ariyo bita Meta. Birumvikana sasa rero kuvuga ngo igerageza nirigenda neza iyo program izemerera abakoresha WhatsApp kwifashisha ikoranabuhanga rigezweho bagafata ifoto yabo bakigisha AI uko bifuza umuntu umeze nkabo yagombye kwitwara cyangwa se agaragara nyine, hanyuma bakayibwira ikamukora nk'uko babyifuza mu bushake bwabo. Sasa ni uburyo nyiri gukoresha WhatsApp azajya yihitiramo mu gihe abukeneye kubwifashisha. Birumvikana sasa rero ubukoresha azajya afata ifoto ye isanzwe ayinjize muri AI ya Meta, maze asobanure mu nyandiko uko yifuza kuba agaragara aho yaba ari n'ibyo yaba akora. Sasa rero nyuma yaho azajya abwira AI kumuzana agaragara bijyanye n'ibyifuzo by'icyasi n'ibyifuzo yashyizemo akanze ahanditse imagine. Sasa imagine me, donc ntazajya kandi anonse ngo ni imagine me. Icyo gihe rero azajya hita yoherezwa avatar ihura neza n'ibyifuzo bye. Sasa rero ibi bicyase n'ibintu abakoresha Snapchat batangiye gukoresha bifashishije ibyo bita on dreams. Amahitamo aherutse kugera cyase kongerwa mu buryo bukoresha bafata selfie kuri urwo rubuga, cyase bafata selfie mu urwo rubuga. Sasa rero mu by'ukuri yemwe ariko binone bizajya bigorana kumenya abantu banyabo, kuko umva nubwo ari uburyo bwiza buzafasha abantu benshi ariko abantu bizajya bibagora bitewe nuko tubona abantu twibwiye ngo ni babandi kandi burya abantu sibo, kandi burya abantu bakoresheje AI irabahindura. Yemwe n'uburyo bw'ikoranabuhanga none twabigenza bute niyo se tugezemo hakundi. Sasa ari abahanga bageze kure, ariko namwe reka nongere mbabaze yemwe inshuti zanjye, iki kibazo nkunda kukibaza, namwe mugeze muvumbure nyamuneka murebe ko namwe mwashyira ibintu hanze, kuko isi iki gihe iri gukorana n'abavumbuzi bavumbura ibintu gusa. Nibo bantu navuga ko bari kurya cyase nibo bantu bari kubona umugati, abantu babasha kuvumbura. Mbifurije kuvumbura nyamuneka muhanga udushya namwe, ariko mujye mudushyira hanze. Muhanga n'iri soko ri hano hanze, soko ry'amafaranga, soko mpuzamahanga ry'amafaranga, kandi twibuka ko ryinshi birumvikana cyangwa se ryimukiye kuri internet. So ntababwira iki rero.